course I do. Do you want to know me? My name is Teacher Nora. I love Jesus. Of course I do. Jesus my Savior. I love Jesus. Of course I do. Do you want to know me? Oh yes. My name is Beatrice. Oh yes. I love Jesus. Oh. Of course I do. Jesus my Savior. I love Jesus. Of course I do. Yes. Imana ishimwe cyane. Hallelujah Sunday School. Turabashuje mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'uyu munsi, tunejejwe n'Imana kuko yaturinze namwe ikabarinda. Turashima Imana ko turi bazima, turashima Imana kubw'uyu munsi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turabakira rero mu materaniro ya Sunday School. Muze turamye Imana, duhimbaze Imana, twumve ijambo ry'Imana, maze tugubwe neza. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ndabasaba rero aho muri mwese munezerwe kuko uyu munsi ni umunsi Imana yaduhaye kugira ngo tunezerwemo kandi tuwishimiremo. Ndabasaba rero kugira ngo put a smile on your face. Hallelujah. Yesu ashimwe. Reka rero twifate neza dusenge tugiye gutangira amateraniro yacu. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, turagushimye kuko uri Imana ikomeye kandi uri umubyeyi wacu. Tugushimiye kutuzi Mwami Imana, tugushimiye kuturinda, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye byose Mwami Imana, ibyo wadukoreye mu gihe cyose gitambutse n'uyu munsi ibyo wadukoreye ndetse kandi n'ibyo uzadukorera mu gihe kizaza. Turashima izina ryawe, uhabwe icyubahiro Mwami Yesu. Turakwakira rero muri aya materaniro, ngwino ubane natwe, ngwino tugire neza, ubane na buri mwana wese ahari, ubane n'umwigisha, ubane natwe twese Uwiteka. Reka Mwuka Wera azatuyobore kuko twebwe tudashoboye kwiyobora. Turakwinyize kuganze, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe. Reka rero dutangire duhimbaza Imana mu ndirimbo. Ndabasaba kugira ngo munezerwe, muhaguruke muhimbaze, turamye Imana. Imana yacu inezerwe, natwe tunezerwe. Amen. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. You know me and you love me, you fill me, so send me to shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. Know me, love me, fill me, send me. Know me, love me, fill me, send me. Oh, know me, love me, fill me, send me. To shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. You know me and you love me, you fill me, so send me. Know me, love me, fill me, send me. Know me, love me, fill me, send me. Know me, love me, fill me, send me to shine. Yesu ashimwe cyane. Abashubije mu izina rya Yesu, twongeye gushima Imana yuko yatwongereye uyu munsi wo kubaho, tukaba twongeye guterana nk'abana batoya. Imana ibaha umugisha cyane. Tugeze muri wa mwanya nyine twitonda tukumva ijambo ry'Imana, kuko twamenye yuko ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo, nk'uko nyine
tuba dukeneye kurya buri munsi kugira ngo tubashe kugira imbaraga dukore mu buzima bwa buri munsi. N'ijambo ry'Imana naryo riradufasha kugira ngo tubashe gukura mu buryo bw'umwuka, duhinduka dusa na Kristo. Rero tugiye gutangira uyu munsi. Rero dufite inkuru ivuga kuri Pawulo ahura na Yesu. Muzi mwaba mwarumvishijeho Pawulo uburyo yagiye mbere yatotezaga ubwoko bw'Imana. Uyu munsi rero ngiye kuyibaganirizaho, tuyisome. Iyo nkuru turayisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9. Mwicare neza, mufate Bibiliya zanyu, abazifite bazi gusoma, abatazifite namwe mwabwira ba mama cyangwa ba papa bakabahereza Bibiliya cyangwa bakabasomera. Reka dusome. Yesu abonekera Sawuli mu nzira ijya i Damasiko. Ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha abanyamasinagogi b'i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru, uramugota, agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu uwo urenganya. Ariko haguruka ujye mu mudugudu, uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka, arambiye amaso ntiyagira icyo areba. Baramurandata, bamujyana i Damasiko, amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. Umurongo wa 10. I Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera, aramuhamagara ati, Ananiya. Nawe ati, karame mwami. Umwami aramubwira ati, haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga. Kandi nawe abonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira, amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramubaza ati, mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriraga nabi abera bawe bari i Yerusalemu, kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. Umwami aramusubiza ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami b'Abisirayeli. Nanjye nzamwereka uko azababazwa nawe uburyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboneranyi bimuva ku maso, arahaguruka, arabatizwa. Amaze gufungura abona intege, amarana iminsi n'abigishwa, ahera akabwiriza mu masinagogi yuko Yesu ari umwana w'Imana. Abamwumvishe barumirwa bati, uyu si we warimburaga i Yerusalemu abambaza iryo zina? Kandi icyamuzanye ni inoso kugira ngo ababohe, abashyire mu batambyi bakuru. Ariko Sawuli arushaho kugwiza imbaraga, atsinda Abayuda. Hashize iminsi Abayuda bajyana inama yo kumwica, ariko Sawuli amenya inama yabo, bubikira ku marembo ku manywa na nijoro. Abigishwa be niko kumujyana nijoro, bamucisha mu nkike z'amabuye, bamumanurira mu gitebo. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Inkuru mwayumvishije twasomye ivuga kuri Pawulo. Ariko Pawulo mbere yitwaga Sawuli, arenganya ubwoko bw'Imana. Rero tugiye kuyivugaho mu buryo burambuye, tubashe kumenya uyu muntu yabatotezaga mu buhe buryo. Noneho mutega amatwi mukurikire. Turabanza twibukiranye
umutwe nyamukuru w'ijambo ry'Imana cyangwa se wo tuba turimo kwigaho muri ino minsi. Iravuga ngo none se kubera iki itorero ribaho? Itorero riberaho kugira ngo riheshe Imana icyubahiro, kandi twabonye yuko itorero atari izi nyubako, ahubwo ari wowe nanjye. Itorero ry'Imana ni abizera bateraniye hamwe. Noneho muri iyi nkuru yacu turabonamo umuntu witwa Sawuli. Sawuli yatotezaga abana b'Imana, yari mubi, akora ubugome bwose bukomeye cyane ngo yica. Noneho n'intumwa yitwa Stefani yari amaze kwishimira yuko yicwa, nibwo hatangiye nyine akarengane ko abantu bavugaga ibya Yesu yuko bapfa. Noneho Sawuli amaze kubona yuko gufunga ab'i Yerusalemu bidahagije, yigira inama yo gufata inzandiko akazijyana i Damasiko kugira ngo bamuhereze uburenganzira bwo kuzajya aboha abantu bose, kubafunga. Ibaze kubwiriza Yesu Kristo, gushima Imana ukavuga ko Yesu ari umwami, bakagufunga. Sawuli ntabwo yakundaga Imana, ntabwo yari inshuti y'Imana, ntabwo yari inshuti ya Yesu, nta nubwo yemeraga ko Yesu ari umwana w'Imana. Ahubwo umuntu wese wavugaga ko Yesu ari umwana w'Imana yahitaga agira gute? Amufunga, cyangwa se agatuma bamwica. Noneho umunsi umwe arimo kugenda mu nzira ajya i Damasiko, ngo agezemo hagati umucyo uramutungura ngo agwa yunama. Aba arunama ngo yumva ijwi riturutse mu ijuru. Sawuli undenganyiriza iki? Urinde mwami? Njyewe Yesu urenganya. Nuko byagenze, yikubise hasi agwa yunamye kubera umucyo wari uturutse mu ijuru. Sawuli nuko nguko ahita ahuma, ntiyabasha kureba. Ngo ababibonye bose bari bari kumwe nawe ngo barumirwa kuko batigeze babona ijwi, babona umuntu, ahubwo bumvise ijwi gusa. Noneho barangije ngo baramufata, baramurandata. Kurandata murabizi, ni ukuyobora umuntu nyine utabasha kureba, ukamufata ukuboko ukagenda ari wowe umuyobora nyine aho akwiriye guca. Nuko nawe bamurandase, ajya ahantu nyine mu mudugudu aho yagombaga kuba ari, amarana iminsi 3 atarya atanywa kandi atabasha no kureba. Ariko nyuma yaho ngo hari intumwa cyangwa umwigisha, umuntu wakundaga Imana, wakundana Yesu Kristo, uzi ko Yesu ari umwana w'Imana, wahoraga arimo gusenga, bitwaga Ananiya. Imana iramubonekera, Yesu Kristo umwami Imana aramubonekera, amubwira ngo Ananiya. Nawe aravuga ati karame mwami, none se wagiye ukareba Pawulo ahari mu mudugudu ukamurambikaho ibiganza? Undi aravuga mwami, uwo muntu urabizi yuko yica abantu bawe bakwambaza, ndetse n'inaha. Ibyo yabikoraga i Yerusalemu, ariko n'inaha afite abandi yica. None se njyewe najyayo? Yesu aramubwira ati genda, kuko uwo nguwo namuteguye nk'igikoresho cyanjye. Urimo kwibaza? Namuteguye nk'igikoresho cyanjye, azaba ari we ujyana ubutumwa bwose, azampamya mu banyamahanga. Ibaze nawe. Nuko nguko ngo aragenda amugeraho, aramusengera, amurambikaho ibiganza, arahumuka, ahita abatizwa ngo yuzuzwe umwuka wera. Amaze kuzuzwa umwuka wera, atangira guhamya Yesu. Ibaze wa muntu wari umwanzi utarashakaga no kumva ibya Yesu na gatoya, atangira guhamya Yesu Kristo yuko ari umwami n'umukiza wawe. Ibi rero bivuze Pawulo yari umwanzi w'Imana, yanga n'abantu bose bakurikira Yesu Kristo, ndetse akabashyira mu nzinduro. Ariko Imana yaramusanze iramuhindura. Umucyo waramusanze nk'uko twabibonye, baramubwira, abasha guhinduka, yizera Kristo, arabatizwa. Natwe rero Yesu Kristo yaraje kugira ngo tubashe kumwizera. Yadusanze turi abanyabyaha, tutamwemera, tutamukunda, ariko amaze kutugera mu mitima tubasha guhaguruka tukamuhamya. Nta kindi rero duhamagarirwa nk'abamaze kumumenya, nuko tugenda tukamubwira ba bandi bamwanga, batamukunda cyangwa batari bamwizera, bakaba nabo babasha kumuhamya. Nk'uko twatangiye tuvuga ngo ese ni ukubera iki itorero ribaho? Ribereyeho guhesha Imana icyubahiro. Pawulo yahise atangira guhesha Imana icyubahiro mu guhamya Yesu Kristo yuko ari umwana w'Imana. Bana bato, mureke natwe duhaguruke duhamye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, nibwo tuzaba turimo guhesha Imana icyubahiro. Imana ibahe umugisha.
Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. The whole wide world is singing it too. Oh, Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. The whole wide world is singing it too. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. The whole wide world is singing it too. Oh, Yesu ashimwe cyane. Tugarutse muri wa mwanya noneho wo kubaza ibibazo kugira ngo twumve niba inkuru mwayikurikiye neza. Iyi nkuru umutwe w'ijambo wavugaga kuri inde. Ninde wahuye na Yesu? Ninde wahuye na Yesu? Bahuriye hehe? Mu wuhe mujyi? Okay. Pawulo niwe wahuye na Yesu kandi yari arimo kujya he? I Damasiko. None se ni iki Yesu yabwiye iriya ntumwa Ananiya? Ni gute yabwiye Ananiya? Namubwiye ngo ahure nande? Ngajya guhura na Sawuli amuhumura murambikeho ibiganza ahumuke. Noneho se Ananiya we yasubije ate? Mwana, urabizi ko uriya muntu arenganya ubwoko bwawe. None kandi ni ntafite uburenganzira. Ubu se njye namwegeye. Noneho ikindi kibazo cya nyuma kiravuga ngo ese amaze kubatizwa yahamije Kristo cyangwa ntabwo yamuhamije? Yego cyangwa oya? Yego, yahise atangira kumuhamya avuga yuko Yesu ari umwana w'Imana. Rero mu mwanya wa gufata mu mutwe icyanditswe, cyo tuba tugomba gufata mu mutwe nk'abana b'Imana, tugomba kubikiza mu by'Imana mu mitima yacu. Turagisanga mu Bakorisayi igice cya mbere umurongo wa 18. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro n'imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Twongere dusubiremo Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa 18. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro n'imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza. Yesu ashimwe cyane abana. Ndizera neza ko ijambo ry'Imana ridufashije kandi mukomeze kugira ibihe byiza, mugire icyumweru cyiza, Imana ibarinde. Reka dusenge turimo gusoza. Nifate neza dusenge. Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushimira kubera yuko ubanye natwe muri kano kanya. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye Mwami Imana indirimbo zose, tugushimiye Mwami byose byakozwe, izina ryawe rihimbazwe. Mana yacu rero ngwino ukomeze kutugirira neza, ukomeze kuduheza kugendera mu mucyo wawe Mwami Imana nk'uko bikwiriye,
kandi dukomeze kukubaha no kukubahisha mu izina rya Yesu dusenze twizeye kandi twiringiye amen. Bye bye, see you.